Kera tukiri bato umusirikare ni umuntu twumvaga tugashya ubwoba. Kenshi twumvaga ari umugabo munini cyane wirabura ufite ijwi rikomeye rikangaranye, wa wundi utera intambwe ukayumva koko. Mbega ukumva umuntu nk'uwo ajya kumera nka Goliyati wo muri Bibiliya, ari ukwiriye kurinda umutekano w'igihugu kandi akizerwa koko. Mu mateka yacu yihariye umusirikare we yagombaga kuba avuka mu turere turi mu majyaruguru y'u Rwanda, akaba avuga igikiga cyangwa ikigoyi, akaba yarariye inyama akarenzaho byeri, ibondo rikamukundira rikifora bimwe bya ngunda wahingaga rubona yose, akikubitaho n'amasasa akikuza Nyundo ya Bugoya akabumba uko yamirenge ku ntenyo. Ni Muhire wumva hano tuvuga iby'ubwenge byubaka roho bikamara amatsiko ababyumva, n'udakanda subscribe aka kanya biragoye ko wazongera kunyumva. Kera twumvaga igisirikare atari umwuga wakorwa n'abanyarwanda bose, tukumva ko hari ubwoko bugomba kuvamo abasirikare, hakaba n'ubundi bubyara abagabo b'intege nke badafite imbaraga zihagije zatura imbunda iremereye. Umusirikare twiyumvishaga kera yagendanaga imbunda ayirasa imbere ye, akagendana ikiboko, uwo anyuzeho wese atamushaka ubwo agahutaza agakubita kugeza ubwo amumugaje akamutaye mu mihanda yanegekaye. Ngo kandi babaga baguhora ubusa, ukureshya, ukusa imiterere y'isura yawe n'ibindi nk'ibyo. Ubundi rwose ibyo bintu ntabwo umuntu yakabiziza. Twavuze tuzi ko mu kigo cya gisirikare ariho imiryango y'abasirikare ituye, bafite abagore bavuga nabi, abana buzuye agasuzuguro gakabije. Ibi ndabyibuka iwacu ku Muhima na Kiyovu, baradukandagiraga bakadukubita, twabona tugahungabana. Iyo wahuraga n'umusirikare mu nzira ufite indangamuntu idasobanutse, ibyawe byabaga bikurangiriyeho. Wabaga uzi ko niba atagukubitiye aho arakujyana ukazagaruka iwanyu uri igisenzegeri cyangwa utanagihumeka, cyangwa se ntunagaruke. Twakuze tubona amakamyo manini yuzuye imifuka myinshi n'amakazi ya byeri, icyerekezo ari mu bigo bya gisirikare. Gusa itariki ya mbere Ukwakira twasanze ibi byose byari ibikabyo biri aho ngaho, gusa bari baratubeshye. Ndabyibuka twari mu ishuri ryisumbuye ry'abakobwa mu by'Imana, ku nka saa saba nibwo twumvise amakuru avuga ko inyenzi ziyise inkotanyi zateye u Rwanda, iza zitwaje imiheto, amacumu, amabuye n'ibindi biraho bidashinga. Zica mu mutara, ziyahura mu mirimo no mu muriro w'inzirabwoba. Mu makuru kuri radio bavuga ko abantu ari utuntu tw'udututsi twishwe n'inzara, tutagira inkweto, tutagira epfo na ruguru, mbega twapfuye duhagaze. Bavuga ko kandi tugira amaso manini hayudusi, amatwi maremare atendereye, ndetse bakayazirikira inyuma ku mutwe ikarimba, kandi tumwe muri two tukaba dufite imirizo miremire. Twari twarumiwe, abarimu bacu nabo ntako batari baragize, bahoraga babidusubiriramo kenshi ngo twumve neza ishyano igihugu cyacu cyagushije. Nyuma y'iyo tariki twasanze ibyo batubwiraga byose ari ibinyoma. Nyuma y'itariki ya mbere Ukwakira twakomeje kumva ibigwi by'izo nkotanyi, twumva izatezutse ku ntego yatumye zinjira mu gihugu, zikomeza urugamba rukomeye, iminsi iba myinshi, ariko zikomeza intego mu butwari ntagereranywa, zihangana n'inzitane nyinshi, ariko zibohora u Rwanda. None ubu abakiriho dufatanyije nazo kurwubaka cyane. Izo nkotanyi n'abagabo n'abagore b'umucyo mwinshi, uburyo bakora ni abasore n'inkumi bafite ishyaka ryo guteza imbere igihugu cyacu. Ni urumuri rumurikiye abanyarwanda, ni inkingi ikomeye y'amahoro mu Rwanda, mu karere kacu no ku isi yose muri rusange. Ni kazi nyingi, lakini kulikuwa hata kujitolea. Masiku mliotembea mchana, jua kali, risasi hapa na pale, hata na vifo vya watu. Vita iko hivyo. Tumepoteza wanaskari ambao hawako na sisi leo, ingawa mtu anaweza kusema ni wachache, lakini sisi hata kupoteza mtu mmoja ni kitu kikubwa sana. Kadusoze tugira duti izo nkotanyi zo kabaho, izo nkotanyi zo kavugwa, izo nkotanyi zo karamba ingoma ibihumbi. Muhire wumva nk'ibisanzwe amahe n'amahoro mu niryo tubifurije. Ciao ciao, duhure muri comment ku nyunganizi cyangwa se igitekerezo.